Kamonyi. Salama. Meze bite se kana? Sha ndashima Imana n'abantu bake urumva ahubwo we nuko twabanye dore waravuze. Abantu bake cyane bake. Benshi se ko muri iminsi ibintu biba byaranze mani dore ngani. Kundi mani. No kuburana nawe urafata. Ntacyo nyine ntacyo reka nze bawicaye hano gato. Ntari bikabise. Na gato tube tuganiraho kabisa. Tumena habirere gase. Nawe ubundi udanje kabisa bari turanyaho nawe turagendera kwa niyo mama wakwamye mbavuze suri bugiye mu biti muhuru shaye ibintu ko byakaze muri iyi minsi banibereye kuri chat n'ibyana ngiye buriya nateye ishoti man ariko se ntabwo bureba abana bari iki gihe man abana bari iki gihe aho ngaho ni abasazi ahubwo nawe baragira ngo bakugire umusazi oya ntabyo gusara man kare buriya se ahubwo mu kanya nari mfite ikirandevu n'umubebi kanya arabangezo rwose ntabwo mwiciye gahunda ariko ntari bitu ntacyo ariko master buriya rero urumva no gutaruka muri ibintu by'ibyana ushaka banaranga igasi ugatera ishoti warapi kabisa cyana by'ubu ngubu n'ukuntu binyemera man ari umunsi umwe urumva uzisanga wasaze kubera ibyo byana ubwo reka nze mpamagare kimwe n'umwe nze nyohereza ka SMS nyirabure ko mu kanya kingeraho twaba twahanye randevu ndebe ko cyaza kungeraho ariko ushaka ubwo nyine nayo nkubwiye ngo tunaganire gusa nsimbuza icyana buriya dore ko mpanavayo umuhanageze mani ko nari mfite randevu nacyo ariko wanagikatira reka mani ese ubu nuko atari imishinga shamani ntabyo kugikatira mani reka wekatira ariko abana katira we katira abana urumva utera uw'inyuma ishoti kabisa ntago bishoboka nawe ubundi kidashoboka ni ikintu udashaka akoze ko basigaye bafata nk'umusitari wakinuwe hari igihe rero bazasanga warasitaye ku kiringiti man nta bintu byo gusitara ku kiringiti mbafite ubwenge bwinshi ahubwo wowe ubwo bwenge buratakara mani aya man wirambika hasi oya wica intege ariko ntabwo guca intege ntabwo bishoboka man erega buriya rumva ibyana nk'ubu ngubu reka mbanze nkubwire neza sibyo hari icyo bita beti ego ko mana hakaba n'ikindi bita fafa ibyo byose ndabyemera hari n'ibindi byinshi utazi fushi ikote mbandoga bishibishi akoze muho uzi ko usaze neza ugiye ko karubanda nta bintu byo gusara wangu ngo beti ngo vava fushi ikote mbandoga bishibishi umva nkubwire mwana ahubwo urasaze kabaye uramuzi se ntawe nzi sinkena no kumenya ibyo ni ibintu bitangaje mani reka mwana ngiye sinkeneye gusara ahubwo ngiye nkeneye no kwiterera imbere urego mbane hayo ngo ba beti bavava ego wateye imbere ute se mani none se uzatera imbere gute nawe ba baby ese master reka nkubaza mbaza uwo ni umushinga wungutse w'ibyana beti vava cyangwa usigaye ukora business uracuruza wenda ngiye nkaba ntamenye utangaye mani nta by'imishinga aho ngaho imishinga muri ubu ngubu ni imishinga nyabaki none se ubwo uri gupanga iki nta by'imishinga bizaba biza nyuma bizaza nyuma ntabwo yo kazi ndashona nta bintu by'imishinga mani imishinga ndacyari muto nkeneye kurya ubuzima nkarera gisa fresh mwana uri inshuti yanjye ariko ngiye ndabona rwose uri kunjabuka kunjabuka kabisa nese ubwo uragiye ibintu uri kumbwira so ubwo ibyo ni we mani reka katira mana maniga pe baba data we sha umuvandimwe arananiye pe akumiro n'ivumbi rya Mugina kabisa ko niba uri aho ngaho uri kumirwa bite byawe habari za akose reka nkubaze muvandi watujije urumva ibintu by'ibyano karambika hasi turashize none ubwo hari icyo nahaye randevu sinzi nimba kiri buze maze ngo nkwere nundi wakomeje kubimbwira ngo watanze randevu naye nagikomeje kugira ngo uri na muganga mbonye ibyo ntigezwe mbona nahari simbaganga ndi muganga mani uri muganga mani nturi muganga nyine
nawe rwose muganga ndumiwe niko wavuze wabunaje aye none ubu nagiye guserebura harahiye kabisa karibu ndumiwe niko wavuze va Mana yanjye master we sugira ngo nge singiye sana harebireka nkurenze irembo tu kanange ngende urumva ariko ibintu nakubwiye bizirikane reka nkurenze irembo kabisa ari bindenze irembo nazasaza nsusumira man ko nkuru bimeze bite umva man ubwo ibintu bimbayeho man man wona inahamagaye si uje man sinari nabwiye Betiro ntihaje vava man kandi man ashobora kuwita ateza muno akabanguyeho tu ndabigirane ariko man nk'umuntu w'umugabo ngiye kwiyaranja kabisa Kocho uyu mugore twakorana shawara ntunguyeto sarubwo twavuganye kweli Senarisheri wanjye se ngomba kugusura isaha yose mbishakiye. sanakunde nyine ariko gusura ntunguyeto Ko ndumva nabirenze. mu kanya hari ahantu ngiye kugisanze nayo ngiye kugenda rwose Ntago wagenda nsize. sibwo nabigenza ne kweli Uragumana kuko ntago wansiga subisa nkushaka. akundi nyine Mezute. Neza kabisa. Musi kabisa. Nishoboka. Thank you. Kunyuka inabi se ndakugize. Sheri kano gakobwa kabaye iki? Ubundi nakahiye. Wose urahubwo. Uzi nsanga hasi. Kumiro na amavunja. Amavunja sara ndeba. Sheri wansobanurira. Aragusobanurira iki se utabona ni iki? Genda abana umuntu wicaye gusa. Urambona nyine. Hari ikindi ukeneye kumenya kuri njye se? Ese biragufasha iki? Naje nje gusura Sheri wanjye. Sinjye wasanze hano se? Hari icyo utabona se? Kareka. Waje unahansanga. Sheri oya nje ntago ndi kubyumva neza. Wambwiriye inyatsira ahangaha icyo yaje gukora. Sheri wansobanurira njye ntago byumva neza. Ni sheri wanjye ujye umwubaha. Sheri uranyanze. Igera wowe. Wegirayo. Uri umusheri. Kanze nkugire. Reka nkubwize ukuri. Wowe ntabwo uri sheri wanjye. Urabona ukuri sheri yo. Kanze nkugire. Ntabwo uri sheri wanjye mani. Njye nta hantu nkuzi njyewe. Ntabwo nkuzi. Igirayo ntabwo nkuzi. Sheri. Ihangane mani. turashize noneho Ihangane. Cyasinze aho cyavuye kije kinantunguye ntabwo mbizi. Areka abakobwa bamfata nk'umusitani w'amavubi. Uriya nta hantu muzi sheri humura.
ntabwo muzi ihumura mwihore ibyo mubwira ni ukuri baby ntabwo nakubeshya humura kandi humura mama uraninshinze ngo intwara umugabo ntabwo mbyumva sheri reka nze nkugire reka ndaje mbagire igikobwa ndaje twese tumuhombe birasa n'ibi ntabwo iterabwoba njye ntabwo njya ntinya njye akumvisha ibi navuze ngo twese tuguhombe murampumba se n'inyanya njyewe ibya ni iterabwoba ry'abakobwa bantu mureka agende sibyo bimbwiye nagenda aho bagire nta kibazo mfite nta n'ubwo bafite yeho rero ni amakuru y'iminsi shani neza meze neza nyine nuko hari umupfumu bandangiye witwa Denje mubi cyane kanze ngeyo musarishe twese tumuhombe uraho mubyeyi barambwiye ngo ushobora byose ninde uguhaye karibu wanjye barambwiye ngo ushobora byose narinjye ngufashe ninde ukabwiye twaza ariko guko abiki narinjye ngufashe mubyeyi dore abana bobo ko mwabaye kutabanje kubaza abakuru uko bajya kwa mubyeyi tugera ubanza upfukame hariya uvuge gatatu inshuro mubyeyi tubahange umbwire ikikugenza ukubita ibipfukamiro aho ngaho vuba umbwire ikikugenza kandi ntuzane ubujajwa njyewe ntabwo nkorana n'injajwa njyewe ntabwo njya nkorana n'injajwa njyewe ntabwo umuntu unkinishijeho gatoya njyewe nahita nguhindura ingurube cyangwa guhindura dende ntabwo gukinisha mubyeyi cyo mbwira ikikugenza abikambira abakurambere bateze amatwi vuga ikikugenza mubyeyi rero nakundanye n'umusore ndabyumva mukobwa umusore namubonye ni umusore muremure w'inzobe dore nguyu ndi kumubona hano umuti wamunyeretse ni muremure w'inzobe utabyibushye cyane w'igara rirerire asigaye rero igikurikiyeho wa mukobwa we umusore wawe muhindura iki muhindura ingurube muhindura dendo muhindura umusazi atoragura amashashi mbwira icyo ushaka ko muhindura mbwira cyangwa atoragura amashashi aturuka ku musozi yirirwa bw'imivoka y'ibati Music. mbega umusore wasaze ari mwiza